Ubundi gutegura beat bikuzamo gutyo cyangwa bufise amasample giraho yabimeze gute muri rusange. Ubundi gutegura beat ntago ari ibintu bivuga ngo bitabiza gutyo. Gutegura beat nyumva melody nyine tugeye hari igihe nica nkumva nshaka nko gucura akaboro kameze ukuntu nyine nkumva nshaka kwicarenga nka muri ngewe ndise muri rusange ni nka inspiration ikuza mu biranga kabisa nkumva nshaka kugera na type beat ya runaka nkumva nshaka gukora wenda afro pop cyangwa se afro beat afro fusion abo ati na creating ikintu kimeze gutya kiri unique tu ariko nyine hari ibintu bimaze kugaragara cyane cyane mu bintu mu bantu b'abahanzi ukumva imiziki y'abandi wenda bufise injyana runaka kuri mani R&B cyangwa hip hop cyangwa n'ibindi ugasanga arabahanzi bandukurikira none ugasanga kuri bya bindi baririmba nawe ugiye wumva aho ari kugahita wegitinga kuri bya bintu namwe niko mubigenda cyane wenda ari ikintu kimwe kimaze kuba ku banyamuziki benshi usanga bakora ikintu bita looping no kuvuga iki loop nyine ari ibintu byateye byitwa looping umuntu ashobata nk'akaboro yacuranze undi muntu yacuranze yego wenda akavanamo nka melody agasigarana amakiki gusa aho akabirupinga nyine ukumva ko ari ibintu bigiye gusa na biriya ariko atari bya bindi atari bya bindi noneho bikaza bifise umwihariko wabyo bikaryoha cyane wapi usanga nyine we adjustinga mu tuntu dukeya to ugasanga ashizemo kandi gapiano kugira ngo bize gutandukana na bya bindi yabikuyeho ibyo kintu ariko njye ibyo bintu sinjya mbikunda tu kuko mfata umwanya wanjye nga creating ikintu kuko mba mvuga ati anytime ushobora kujya handi umuntu akambwira ati kora iki kintu agisubiramo kuko ari njye wagikoze so umuntu warupinze ashobora kumubwira ati kora ya ball warayikoze ni fresh ndashaka nk'iyi nkayo yaba adafite loop rero bikaba ikibazo so that's why nyine gucreate ikintu kwicarenga mu bwawe ugafata nyine akaboro ukavuga ati mfasha akaboro ngiye gucuranga akantu tu ukaba ari wowe wagacuranze atavuga ngo ufashe ngo bya bindi bacuranze ngo urabirupinze wapi anyway tugize iminsi tubona ku ma social media official look yindi mu mutwe cyane cyane tentire sirenze kabisa like bad boy kabisa hari gikorwa gisasa twaba twiteze ko turazi yuko abahanzi muri rusange bagiye kuzana ikintu gishasha bahindura za look kugira ngo abantu batabamenyera canke petete babone ko ari ikintu gishasha kigiye kuza nawe niko bimeze se wapi ngiye guhindura ruko naga kuvuga ngo ngiye gukora video cyangwa se ngo mfite ama events uko no gusa neza ubusanzwe nyine abari sawa gendisha nk'abati ni gutya uko mfite nyine abantu bankorera mu mutwe bifite abantu bari bunyambike nyine umuntu abantu bagomba gukora ibintu byanjye ko hari igihe wicara ukavuga ati ruko imaze igihe kinini ugomba guhindura tu ubu urabona nambaye ingofero nagoro ariko man tutabesanye nabonye warahinduye na look how style yawe kisigaye imeze nakimeze nka kera how usigaye wambara amashati kabisa ndetse ibyo nakwita ibintu bisigaye biri classic umuntu warakuvuguruye cyane wowe wivuguru by'iwawe bimeze gute musange ni fan base ufise yindi ushaka kubera kubwira ati hindura gutya wapi ibintu byo guhindura kwambara umunsi umwe nkambara classic ni nkambara nyine bisanzwe bya kijama ni ibintu biterwa nyine na wenda na event umuntu agiyemo cyangwa se n'ukuntu ushaka kugaragara biba bisaba ngo umunsi umwe niba ari kwa mbere sibyo wambare gutya niba ari kwa kabiri ku cyumweru uko nakwambara ku cyumweru ntabwo ariko nakwambara kwa mbere Sunday aba ari umunsi wo kujya gusenga nkambara agashati ubona kwambara na costume nyine nkambara fresh nkajya gusenga tu hakosa ni songe yanyu ya kuko mbona iri mu kazi kose ni ryahe banga wenda musike mukoresha kugira ngo ikintu kigire hit nka kurya kandi wapi nta banga navuga ngo nta banga ahubwo we ikintu cyambere ubundi muzi mu kintu cyambere umuntu agomba gukora niba agiye gukora nk'ikintu ubwawe uri challenge nyine biba bisaba kwisharinga ko bateka muri kintu gutya hari abantu bazagikunda hari n'abatazagikuca nyine hari n'abazagicafuza so twe twakoze kuko gutyo inspiration muri studio bati
Afurika tubibe abanyarwanda gute mwiyogoje kwambara rya style abonye style y'Isilamu nuko petete wabonye ko bitamenyerewe cyane nyewe dukora kuko twashatse kuzana mubona ko harimo na dance nyine zitangaje to zitamenyerewe mu mwazira style z'amadrill bwe twavuze ngo turashaka gukora kuko ku buryo nyine umuntu uyibona yumva indirimbo yanareba na video akabona nyine akarebamo n'indi shusho twambaye amakanzu nyine ya Islam mu byo bwo kugira ngo dufate side imwe n'izindi ko twashaka kugira nyine dukora indirimbo buri wese yisangamo kuko twashatse gusobanura urabizi ko huku yayo cyangwa se bridge iravuga ngo jyukizwa urumva byo twavuze tushaka turi nko urabizi ko abarokare bakunda ko rubasha mu amati gukizwa no whatever so none tubivuga twambaye amakanzu ya Islam ngenda shaka kumenya ngo ako kantu ka kuku gasobanuye iki ko wenda kuku gemenyere mu giswere kuko ari nkoko nako nkumva ngo kuku ngabatse ubwo nubwahe butuma gushira buri wese nyine twe bundi icyo bita ati nukuvuga ngo gukora ikintu kuryo umwana arabyumvamo ukuntu kwe sibyo umuntu ufite imyaka irenje gutya nawe akabyumva kwe n'umukuru agahita yumva ko ari ukundi kuntu twashatse kuvuga twavuze kuko umwana umubwiye kuko ashobora kumva ko ari inkoko bitewe nuko bayimubwiye mu rugo sibyo ukumva ni umuntu wenda rengiye y'urubyiruko ashobora kumva ko ari nk'ukuri twashatse nko gutanga sibyo urumva so niyo rengi rero twabikoreyeho tu so urebye kuri platform urayifashe gute ijya mbere ifashe gute ndabona statistics za platform indirimbo imeze neza nabi kandi gake ntabwo indirimbo washyiraho mwitigera miliyoni aba mede cyangwa se abantu urategereza nyine tu ikagenda ikora gake tu none se ubu ngubu twitegeki ubu twitegeki mino minsi ikintu mwana ababwira mugomba kwitega cyo nuko imizigo ari myinshi cyane tu gusa giye cyane ntago ari nk'umuhanzi nka producer de kwa product nyinshi cyane tu kandi nziza ziryoshye badutiza amatwi gusa icyo kintu cya mbere. Yes, big up, bro. Merci beaucoup. Allo. Waramutse neza. Titabasha. Hari bi, bro. None so. Duhaguruke ryari. Saa munani zo si saa saba. Ndi hano kuri studio ndashaka bya bintu none ubwo ndagucaho urashaka sinzana uri buhagarara ari icyapa hano bonye barimenera ahubwo ndasaba nizigera ubwo tumbwira ubu nako saa munani kanigendere oya murara maze unaire saa 4 negereje umuntu niga yambwiye ngo saa 4 ndaza saa 4 ahita nyandikira ngo no reka tugire saa 6 none bibaye saa 7 ndamubwiye imana rero ambera umwara mwiza kandi amikaze abanyoshya
nanjye nkaza nabaye addicted kuri mama ari difera sana ankunda nk'isukari ankunda nk'isukari ankunda nk'isukari ankunda nk'isukari mama ari difera sana ankunda nk'isukari ankunda nk'isukari Aisha ankunda nk'isukari ankunda nk'isukari ankunda nk'isukari mama ari difera sana ankunda nk'isukari ankunda nk'isukari ankunda nk'isukari yes ngo ukunda nkikira ngo nk'isukari like sugar like honey man yo what's up wagwan man it's a beard ntabwo ndi kugwamo neza ndumva uraca ntabwo uri gupicinga nyine sinzi nanjye biri kungora sinzi impamvu biri kungora uri gupicinga keyframe kandi wagapicinze ki reka nk'ibiri bangamani wasohotse hanze ugatanga ukarya akabiswi uhita worerwa mu mutwe bya danje ntabwo ari cyo kibazo akabiswi cyangwa agasokora amano uhita wumva umeze neza ko uzana mudu ya danje arya agatingting yego aragaruka mbwira amasipopire Aisha ako mirror we feel it man feel it bene se Mazzy Beauty iyo ndirimbo iyo beat nirangiye nayirangiza twumva wenda mirror ajyamo kashyiremo ubundi buntu wagaswe ntabwo ntabwo ari bwinshi ntabwo ndi gupicinga ni akantu urabura akantu ntabwo ari kumva ki Mwana mwiza kandi abanyushya nanjye nkaza abaye addicted kuri ubunifaya abarishishaza abashinaba kwenda kumera nk'isoni sundi no beat nk'iso uburyo uri kwiririmba urumva ari isoni urumva ari mbega we nta n'isoni ariko nyine vibe ni zimwe indirimbo ntabwo ari zimwe mayibyuti vibe yo ni iratandukanye beat iri gutanga indi vibe ariko uburyo uri kwiririmba ngaho ririmba isoni ubwire kujya hejuru yaho mbega we nta n'isoni man sinzi ntabwo nyine melody sha sinzi ndumva ari uko gira nuko ndumva ari uko uri wowe nyine ndumva ntashaka ariko gukubagana ntago wakubaganya ahubwo dukubise ibintu byenda gusa nyine nimira nyine ntago mirarega yaza ngahita ahinduka